sha nyine Sina ushaka kubaganiriza. oya akaza nyine twamanje no kuganira Nta kibazo musenga. sha nukuri payi rero Iyi ngaho. Iyi nanjye. payi bose payi sha payi Bye. uyu munsi mukangoye sha arabona mania kuva ku kanga igicucu kibazo barudiwe bimeze bite nisabasha umuyobozi ese ko ndabona ufite ibisazi none ubu byakurenze wewe ntabwo ari ibisazi sinakubwiye uyu munsi ni kuwa kangahe igicucu cy'umugore cyaragiye sindi n'ubu ntabwo cyari cyagaruka nese sinakubwiye akavuyo kawe ubwo ndi bwa busazi bwawe waramuteraga wese ko cyananiye igicucu cy'umugore kitatubwiye nkandagira kuri gusimbuka warusayisha mukangoye ahangeze shaka ngeze ahangaha ibibazo byawe narakubwiye umunwa kwikura mutoteza cyokoze icyo nakubwira sinuba kuri kumwohereza ngo ajye waba ukuzana ibyo kurya harabizanye se yigeze abizana wasanga azaza biza abizane se ngubu umugore yagiye kuwa kangahe turajya ku siduri ku cyumweru yagiye kuwa mbere yagiye kuwa mbere ubwo sibyo namutumye mama azabizana ryari nese ubundi ujya kumutuma warangiza ukanabyivumbura byose ni wowe wajyanye njye ntabwo byumva tuta akyankoro umugore kuwa mbere umugore kuwa kabiri icyumweru cyashize ubwo senda ngeze hejuru uragira ngo tugufashe gute wajyanye ntabwo mushaka ntabwo mushaka tuankoro kandi ntabwo mushaka ubundi ubwigore kikazagaruka wetezanaga ko azahereyo ntazagaruka shaka bagure ntabwo babuze niyo atazagaruka nawe utamukeneye waba uri kwitotoma mu muhanda ngo bigende gute shenze mba niba ari umwakuna manze nica umwaka nyina yimbwa intwara umugore sha namurongoye iminsi 5 quand même vraiment donc amunjyanye kagakobwa wagira ngo gafite uburozi ngo kazikikarida kagavuga n'umuruho nta soni ubuze nzongera kurongora ndera nuko uyizirika mwasi ndajya gutoragura ku kiye gitira ubura kwa Yohani sizahanutse Naho bingo we. Ndabona uri gutora agatege. Imana burada yagenze gute kugira ngo tubisangemo hariya wajyanye tu. Dere yagenze gute kugira ngo tubisangemo hariya wajyanye mu hariya mu ishyamba. Ndi kukubwira ngo dere yagenze gute kugira ngo tugusange mu ishyamba wajyanye mu hariya. Mu ishyamba hariya hirya twamusanze. Inde Webin. mani winoneka mbabaye Ndabona nitangiye no koroherwa. Baba we. Kuko ukuntu wari wabaye. Ubu ngubu ndi kubona warabaye n'umuntu muzima. ubundi nari napfuye Ni nkaho byari byarangiye n'ubundi wahumekaga uwanyuma pe. yewe Wowe bingo. Ubu byari byarangiye ni nkaho wari wapfuye tu. Data we. ahubwo se ko ndimo kubona ahantu ni kwa kaka ahangaha ni kwa kaka twakujyanye ubu niho uri korohererwa. Ndabona uri gutora n'agatege se ubusururu nubwo koko ndashaka ari cyo wanshakira agakoni gatoya katari iki ngiki nacyo kiramvuna cyane agakoni nako nagabona bose byansaba kujya mu ishyamba tu haba data we
Ndio wanjye. Sawa. Sawa. Makuru amakuru. Makuru ni meza. Maburu muri kizere bakaritse. Bari uko byifashe nyine. Nanjye birabyanze mani bari kuzira gute. Sangwa wataye umutwe kabisa. Yakugendekeye biteze ka. Naramukunze ndamukunda ariko simuzi. Umuke. Umuke wakunze. Naramukunze kabisa umubonye Imana ngo. Umuke nyine niwe nkubaza. N'umukobwa yahubwo nawe unyuze hano. Nta mugobwa mbonye. N'umukobwa nakunze umukobwa ariko simuzi. Ukunze umuntu utazi. Nabyo baramumbwiye mpita numva namukunze Mana yanjye naramubuze uri kumushakisha hasi hejuru ahubwo ntawe wabonye. Nta kibazo sawa ubwo ufite wowe. Njye nacyo ndi muzima Mana ariko akuze gukunda umuntu. Sanzwe suri muzima mu buzima busanzwe. Ndi muzima mu buzima no mu ongera no mutuzima. Hose ndi muzima. Muzima mutwe kuko. Oya mutwe ngo nawe ufite ntawe utagute kandi ngufite. Ahubwo wowe nimba warataye umutwe we. Kandi komeye njye kumushaka ariko nzamubona. Kandi mubona nzakubwira. Ngaho komeza amahirwe masa. Nari Imana. Iwanjye bitajya birangira. ariko nawe nakubwiye kugira ngo ujye gumuhoza ku nkeke ntago ari ibintu byiza. Ubusa ko n'amahe kondisiyo zivuga ngo nshaka kugira ngo igisuperi kijye cyuzura ibiryo gifutse hejuru ubundi njye mbarare nk'umugabo mu rugo. Yarabikoze se. Yarabikoze. Nese wowe wabihashye wowe. Ntabihasi. Byabura akajya kubizana iwabo. Turumvikana. Nese ni gutajya kuzana ibigi wabo kandi uri umuntu w'umugabo ugomba gutungura. Harega nagomba kumva ko tugomba gufatanya izo nshingano. Nibyo gufatanya ndabyumva. Ariko gufatanya mwashakaza ntago bamutuma iwabo kuzana ibigi. Ahubwo iki? Hawuze kuzahujya muri ibyo. Iyo ufite umugore urambwira ngo kuwa mbere iwanyu ikiro kirindwi cy'ibishyimbo uzane igitoki ibyo byose kazana. Urumva? Ubwo se umugore agiye ajya guhaha ubugabo bwawe bwagaragarira ku gisuperi. Hariya nyine umuntu w'umugabo. Umugabo nyine. Abagabo bose bameze nkawe igihugu cyatera imbere gute? Ahubwo ni njyewe umugabo w'ukuri. Niho umugabo w'ukuri. Njyewe w'ukuri. Ukuri. Nuko ngira discipline ariko bamukuye kuri suga. Icyo jambo ntabwo rikuye nkanjye nk'umuntu w'umugabo. Wahabwa icyubahiro sha. Hanyuma rero ntago ari ngombwa ugende witutuma mu muhanda usakuriza abantu. Niba ufite ikibazo wagana ubuyobozi bukwegereye bakagikemura pana kugenda usakuriza abantu mu muhanda ntago ari ibintu. Ariko rero nahera kuri wowe nk'umuyobozi. Wankoreye iki? Ntabwo nsanze mu rugo nese wigeze uza kumenyesha. Oya ibibazo ugomba kubikemurira hose. Byaba ngombwa tu ankoro hahandi nyine. None kujyanayo. Ikibazo nakimenya gute utakimenyesha. Ngaho urakimenye rero. Unyemuriye iki? Ubu ndakimenya. None umva nkubwire rero icyo ndakubwiye. Genda utuze. Digore urabona uri umuntu w'umugabo. Ntago ari ngombwa ugende witotumba no mpano wakubona yakwita n'umusazi. Umusazi maye. Ubwo bivuze ngo ibyo nkubwiye ntabwo byumvishije neza. Oya ndimo ndabyumva ariko ikibazo nawe nuko inama ari kugugira utari kuyumva. Umva nkubwiye ukuri umuyobozi nubwo uri umuyobozi bwose mukankwaye. Ndashonyagiza uretse bwo nkwereke. Nose reka nkubaze wenda urakeka njye ndi mutekano ntawo ndi ubuyobozi ukomeye. Ibyo uri kubangura musonyagiza hari abaza bazanye. Ubwo so nyemuriye iki? Unyemuriye iki? Icyo uri kukubwira ngo ugende utuze ikibazo cyawe. Turakiganiraho dutuje apana hano mu muhanda kuko nuko duhuye bintungu. Umva nkubwire umugore wanjye mukankwaye ndashonyora umva ibyo namukorewe. Ntabwo shaka nkwereke.